Aya ni amakuru aba yasohotse mu byemezo by'inama y'abaminisitiri. Aya makuru nizere ko wowe mumotari tugiye kuyabanamo, nawe usanzwe ufite imodoka yawe ku giti cyawe, cyangwa se usanzwe ufite imodoka zitwara imizigo cyangwa zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Aka niko kanya keza ngo wicare untege amatwi, ndetse na wa wundi ufite gahunda yo kuba yagura ikinyabiziga agenda amenya ibingibi kuko ni ingenzi. Ariko nawe birashoboka ko waba untega amatwi ibingibi byose utari muri icyo cyiciro nagiye mvuga, ukazabwira na wa wundi utabashije kumva aya makuru. Nizere ko tugiye kuyabanamo tukaza kugerana ku musozo wayo wasobanukiwe neza iba byavuye mu nama y'abaminisitiri bayateranye kuri uyu munsi. Urabizi ko ngiye kukugezaho amakuru n'inshingano zanjye, kandi nkayakugerezaho ku gihe ukagenda usobanukirwa neza ibingibi byose uko biba bimeze. Ubwo reka nizere ko na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere akaba ataradusubscribing arangije gukora kuri iryo jambo ryanditse subscribe cyangwa se abone, ariko kandi ntagende adakoze kuri kariya kantu k'inzogera kuko kamufasha kwakira notification buri uko twaprodinze inkuru cyangwa buri uko dushyizeho inkuru. Naho njye tugiye kubana muri aya makuru, nkaba nitwa Charles OG umuhungu w'Imana. Murabizi ko bimeze nk'aho byahindutse, murabizi ko gahunda ari ukuza turasa ku ntego ubundi tukikomereza, nta bintu byo kugenda tubatinza, kuko ngo ibitinze birapfa, ku mugani w'umunyarwanda yabivuze neza, aravuga ati ngo ibitinze birapfa. Bityo rero nanjye mba ngomba kuza nkubita nahuranya mbagezaho ibyo mukwiye kugenda mwumva, cyane ko aba ari amakuru nk'uko mukunda kubivuga ngo icya mbere ni amakuru, nanjye reka nyabagezeho uko ari, mugende musobanukirwa iba byagiye bitangazwa na guverinoma, cyangwa se muba byagiye bitangazwa n'iyi myanzuro n'ubundi yagiye iva mu nama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri ikaba yatangaje ko rero ibingibi byose mba ngiye kukugezaho uko biba biteye n'uku nguku. Inama y'abaminisitiri yatangaje ko yemeje iteka rya minisitiri rigena amafaranga y'ibipimwa by'imyuka ihumanya ikirere iva mu binyabiziga bitandukanye, cyangwa se bya binyabiziga bidakoresha amashanyarazi, harimo na za moto. Birumvikana, nayo mpamvu natangiye mvuga nti abamotari muze kuba hafi, ibingibi birabareba, mugende mumenya uko ibi bipimo birajya bifatwa, kuko ushobora guhita wibaza uti ubu se ndajya njya mu muhanda bampime cyangwa bampagarike bati reka dupime imyuka, kuko hari ukuntu usanga umumotari afite akamoto ke yariraye, ntabwo aheruka kumenesha amavuta. Ubwo ni kuvuga babandi bagitwara moto zikoresha esanse cyangwa zikoresha moteri isanzwe, kuko twagiye tubona kandi ni mu ntara nta moto zikoresha amashanyarazi turabona zari zagerayo. Ibyo byose tugenda tubibona hirya no hino mu gihugu, niyo mpamvu ibingibi byose mba ngomba kugenda mbibagezaho kugira ngo mugende musobanukirwa neza uko biba bimeze. Iri teka rya minisitiri nk'uko ndi kugenda mbikubwira, iri ni iteka rya minisitiri w'ibidukikije rigamije kuzamura ireme ry'ubwiza bw'ikirere no kurinda ubuzima bw'abaturage. Iri kandi rikaba rikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se iri teka rikaba rigamije kongera imbaraga, ubwo n'imbaraga zishyirwa mu bikorwa, cyangwa se zishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza y'igihugu yo gushyira mu bikorwa amabwiriza y'ubuziranenge bw'ibi binyabiziga n'ubundi bigenda bikoresha izi moteri, cyane ko tutarabona ibinyabiziga bikwiye mu gihugu cyose bikoresha amashanyarazi. Twabonye ko n'ubundi, urabizi ko uru Rwanda bakunda kuvuga ko ari u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Hari moto z'amashanyarazi zidashobora kujya muri ya misozi, natwe ubwacu tuzi neza ko hagikenewe za moto zifite ingufu z'ibikomoka kuri peteroli, cyangwa se za zindi zikoresha, ubwo twavuga ko ari moteri. Nk'uko ibingibi ni kugenda mbikugezaho rero, nari ndimo ngenda nkubwira ko aya mabwiriza y'ubu buziranenge yo kugenda bagabanya iyi myuka ihumanya ikirere no guteza imbere ibi bidukikije, cyangwa se ibingibi byose muri rusange musanzwe muzi biba bigomba gukenera umwuka mwiza. N'ubwo buryo leta iba yagiye ibikoraho byose, ikaba yagiye inagaragaza ko iri teka rya minisitiri rigenda rigamije ko
kongera imbaraga ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza y'igihugu no gushyira mu bikorwa amabwiriza y'ubuziranenge yo kugabanya imyuka ihumanya ikirere no guteza imbere ibidukikije n'ubuzima muri rusange. Ubwo ni ubuzima rusange bw'Abanyarwanda. Ku itariki 24 Nyakanga, iki kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibidukikije REMA kibinyujije ku rubuga rwa X cyangwa rumwe rwahoze rwitwa Twitter cyatangaje ko gahunda yo gupima imyuka iva mu binyabiziga ari nshya kuko ntago yari isanzwe iriho. Iyi gahunda rero ikazaba igize ibikorwa cyangwa se igikorwa kiri imbere cyo kurwanya ibihumanya ikirere. Gupima ibi binyabiziga cyangwa gupima iyi myuka bizajya bikorwa cyangwa bizajya bikorerwa rimwe, reka mbivuge muri ubwo buryo kugira ngo mwe munteze amatwi mubyumve neza. Ubwo abatwara ibinyabiziga bahita babyumva neza. Musanzwe muzi ya gahunda yo gukora cyangwa se gusuzumisha, ubwo reka mbivuge kujyana ibinyabiziga byanyu muri controle technique, gusuzumisha ikinyabiziga cyawe. Urabizi ko byakorwaga rimwe mu mwaka, ariko navuga ko nk'abamotari murabizi ko namwe mugomba kujya mujya muri controle technique n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye. Bundi niba wajyagayo rimwe mu kwezi, ubwo ndi kuvuga ku mpera z'umwaka, kandi bivuga muri ubwo buryo mu kwa 12 cyangwa se bitewe n'igihe wagiriye, ugasanga nyine deadline barayiguhaye. Kandi nkomeza no kwibutsa ko ugomba kujyayo mbere y'icyo gihe kikugiriraho, kuko bagiye babashyiraho amande. Ugomba kujyaho byibuze igihe controle yawe igomba kurangira, byibuze habura nk'icyumweru cyangwa ibyumweru 2. Iyi gahunda ikaba izajya ireba aba bashoferi babikora bya kinyamwuga, ari aba batagismen batwara abagenzi mu buryo bwa rusange aha mu mujyi wa Kigali no mu ntara, ndetse n'abamotari batwara abagenzi umunsi ku wundi. Abangaba barajya babikora 2 mu mwaka, ariko abangaba bafite ibinyabiziga byabo ku giti cyabo. Muri rusange ushobora kuba ufite imodoka yawe ku giti cyawe cyangwa ukaba ufite moto iri promenade. Voilà, ubwo wowe ugomba kujya ubikora rimwe. Nawe ufite imodoka iri promenade ugomba kujya uyisuzumisha rimwe mu mwaka. Byose birajya bikorerwa rimwe igihe wagiye gukoresha cyangwa wagiye muri controle technique. Barajya banapima ibibyuka byose ubashe kugenda umenya uko bimeze. Bityo rero reka nkushimire nkubwire ngo aha hose mba nahabaye ku bwawe. Ubwo reka nizere ko turaza gusubira mu makuru yacu ari imbere. Njye wumvaga kuri mikoro usanzwe unzi ko nitwa Charles OG. Reka nkubwire ngo wakoze kandi Imana iguhe umugisha. Njye mvuga kuri mikoro nakubwiye ngo ni Charles OG. Asante sana. Halo.